Abakora ingendo zerekeza mu ntara y'Uburengerazuba banyuze mu muhanda Muhanga-Rubengera bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'ubujura bukabije bukorwa n'insoresore zikurikira imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zigacunga imodoka igeze aho umuhanda umeze nabi, zigafungura mu bubiko bwayo, zigatwara imizigo y'abagenzi. Iki kibazo kikaba kiganje kuva ahitwa ku Rufungo kugera ahitwa Irambura. Abatuye muri aka gace bavuga ko aba bajura bitwikira ijoro buri munsi mu masaha ya nimugoroba kugeza mu gitondo. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bukaba buzi iki kibazo ariko kikaba kitaravugutirwa umuti. Ikibazo dufite ni abantu barimo babajura. None imodoka iraza nimugoroba guhera saa 12 kugera mu gitondo, nta mushoferi n'umwe uzi ko hatarimwe abayibisambo. Icyo kibazo twakibwiye abayobozi banze kucyumva, sinzi impamvu banze gushyamo n'amarondo kwabe yakemura n'icyo kibazo. Abashoferi bose bahanyura bafite ubwoba, buri wese afite ubwoba yuko baramwiba imizigo abazanye, kuko baragira gutya imodoka bakayirukankaho kubera umuhanda wapfuye, bagafungura butu z'imodoka bakakuramo ibintu biba birimo. Kimaze nk'amezi agera muri 4. Uwo bafashe baragenda bamufunga, yamara icyumweru akagaruka, amara iminsi 3 akagaruka. Urumva yuko nyine bakagomeza bakagaruka kwiba. Ubu bagikemuye na byakunda. Ikibazo dufite ni icy'abana bapakurura imodoka za nimugoroba, kandi abayobozi barabizi na gitifu barabizi, ariko abo bana bakabafata kongera bakabagarura hano. Barahari, baranazwi, ni n'abasore, ariko ejo polisi irabafata ejo kongera ikabagarura. N'ejo ndari abo bafashe bibye umuzungu yibereye muri siporo. Vuba abapolisi banga ko no kubafata, abayobozi ukabona ko bafitemo uruhare. Ntabwo ibintu by'ubujura byangwa byegera muri icyo gihugu bikibaho. Umwe mu bashoferi wibwe n'aba bajura arasobanurira Prime TV uko byamugendekeye, ndetse akanavuga ko iki kibazo kimaze igihe kirekire kizwi n'abayobozi, ariko n'ubundi abantu bagakomeza kwibwa. Nari ubuye ikiri mu masaha 11 n'igice, hari aho bita ku Rufungo, ahantu bakunda hagati yo ku Rufungo naho bita Irambura. Harimo abajura bateye ubwoba. Ni ukuvuga nagendaga nkora kwa seri muri Arufa, ukaza gushiduka umuryango w'inyuma, sinzi ukuntu babigenza, bari nijoro bikinga ntugende. None ahantu hari ibinogo mu muhanda, wajya muri ibyo binogo mu gihe kugenda boro bagakingura ikuti inyuma, ibintu byose ubu nirirwa nishira ba nyirabyo, kuko nyine we nta ruhare yarabigizemo, yarandishijwe yaciye 180. Maze ibyumweru 3 nta nubwo yagiye nyine abandi benshi ko barahirirwa, ariko twumvise amakuru tugenda twumva nyine n'ubuyobozi bwarabimenya Kagame n'iki byose, niba bazabikurikirana bikagenda biteye. Icyo kibazo nyine giteye ubwoba. Ku munsi w'ejo ku mugoroba tariki 12 Mata 2022 mu masaha ya saa 2 z'ijoro, imodoka yo muri kampani ya Capital Express yerekezaga i Karongi ubwo yari hafi kugera Irambura yatatswe n'aba bajura bitwaje imihoro, ariko ku bw'amahirwe imodoka irabasiga ntibagira igikorwa kibi bakora. Iri ni ijwi ry'uwari utwaye iyi modoka ubwo yaganiraga na Prime TV ku murongo wa telefone. Iyo wageze ubundi bamanuka mu ishyamba biruka bafite imihoro. Noneho bari batatse imodoka, twe ngenda hagiserera imodoka ndagenda, kuko n'abagenzi bari babizi, bavuga ati dore ngabo baje. Nyine bacyaza imihoro mu muhanda kugira ngo usubire mu modoka. Baramanutse bava mu ishyamba haruguru baza ku modoka, bagera ku modoka ngenda hagiserera, baba bari gucyaza imihoro mu muhanda. Ntabwo wavamo se niba gute. Nta bashinzwe umutekano baba bahari. Kuva igihe byabereye ntabwo turabona, ntibahora batwiba, uziri inyuma zose barazataka kuva bahari. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Havugimana Etienne avuga ko mu nama y'umutekano bakoze hafashwe ingamba zo gushyiraho uburinzi buzajya bukorwa n'abasirikare ndetse n'abapolisi mu rwego rwo kurwanya abajura ndetse no gucungira umutekano abagenda muri uyu muhanda. Icyo kibazo twarakimenye no mu nama y'umutekano duheretse gukora, twaragisesenguye, twafashe ingamba ko tugiye gushyiraho icyo nakwita nka patrol zizagikorwa n'abasirikare n'abapolisi, kandi rwose nitumara kubafatira mu cyo bazahanwa ku buryo bukomeye bukurikije amategeko. Tukizera ko izaba imwe mu nzira zatuma kiriya kibazo gikemuka byanze bikunze. Hari n'amazina amwe twatangiye kubona, twashyizeho ingamba zatuma gikemuka. Tugiye gukorana n'abasirikare n'abapolisi. Uyu muhanda unyura mu karere ka Rutsiro na Karongi, ukaba ukikijwe n'amashyamba ariyo aba bajura bihishamo biteguye kwambura abantu. Iki kibazo kikaba giteye inkeke abanyura muri uyu muhanda, dore ko nta muntu wahanyura n'amaguru mu masaha ya nimugoroba, ariko ubwo hagiye gushyirwaho uburinzi buzajya bukorwa n'ingabo z'igihugu na polisi, abaturage bizeye umutekano. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Rutsiro.